kuko ubu buryo bwo kuvubura ububobere n'ubundi bituruka ku mugore ntabwo ari ku mugabo. Nyine ahangaha benshi bari bite batubwira nyine umugore abameze nabi ubu ngubu ibintu byacitse cyane. Ibyo narabimenyereye ko ntari yose ntabwo ndi yonye ntabwo ibyo njya mbitinya. Ni ukuvuga ngo hariho abagore bari buhite bavuga njyewe mbiterwa n'umugabo wanjye, umugabo yamfashe nabi. Agufata neza iki? Umutesi Scovi ijambo yavuze ni mwariyumvishe ngo umugore ashobora gutuma umugabo we yitonda akaba yamugira umusazi. Yego ngo ashobora gusa ni ukuvuga ngo umugore afite ibintu bibiri. Yego urumva ora akanezerwa niba ari umugore azi uko abikorerwa nyine akanezerwa, cyangwa se n'umugabo azi uko abikorerwa kugira ngo ibyishimo bye biboneke. Yego noneho hari ikintu kijya kibaho cyo kuba kambivuge wenda nko ku ruhare rw'umugore. Yego kuba wenda urugo yarumaramo amezi atandatu umwaka agatangira kumva wubwe nyine ntago senda bisobanura gute we nyine arumva urugo nyine nurwe yamaze kurufatisha byararangiye. Akumva mbese nta muntu bazigera barusangira. Yego uri kubyumva? Akumva nta muntu bazigera barusangira, urugo n'urwe n'ubundi byararangiye, narasezeranye narambitswe impeta byararangiye. Sasa none ugatangira kugira gute kwitwara uko wibone. Nshuti bakunzi ba channel yacu Umuco Family Gospel TV, twongeye kubahereza ikaze mu izina rya Yesu. Turashima Imana ko yabarinze natwe ikaturinda. Dusubiye mu kiganiro cyacu mukunda muri benshi cyangwa se mumenyereye cyane cyitwa Umuco n'Umuryango, byo shingiro ryo kumenya Imana, kandi tubakunda tunabashimira abakomeje gukora subscribe, abakomeje gukora share, abakomeje gukora comment. Ibitekerezo byanyu byiza tumaze iminsi tubiganiraho kandi byunguye imiryango myinshi. Hari abashima Imana, hari abaduhamagara bashima, banadushimira kuri ibi biganiro, banadusaba gushyiramo umuhate mwinshi kugira ngo dufashe society nyarwanda kuko yugarijwe cyane n'ikintu bita gutakaza umuco. Abantu ntibakigira umuco, nta soni ntibagikorwa n'isoni, ntibakigira isoni ku maso z'ibyo bavuga n'ibyo bakora. Yewe ni nayo mpamvu hirya no hino ku ma social media usanga ngo nyirabukwe w'umuntu yatwaye umukwe we, nyirasenge w'umuntu ibintu byaracitse byadogereye. Niyo mpamvu benshi bandika bavuga bati nimushyiremo imbaraga, nimugerageze wenda Imana yahagarara namwe ikagira uwo irokora. Rero nkuko mubimenyereye tujya tugira abatumirwa dutumira kuri channel kugira ngo baze babaganirire. Cyane cyane muri no minsi ndimo kwibanda ku badamu kuko turuka inyigisho y'abadamu, nubwo tutarigisha inyigisho nyirizina ishingiye ku byanditse, nazo zirahari. Ngira ngo hari igitabo kubajya bakurikira channel yacu, hari igitabo cyanditsemo ngo inkuru z'abagore 10 bahisemo kwita intwari muri Bibiliya. Nabafite icyo bakoze, nabafite icyo bamariye society, nabafite icyo bamariye imiryango bashatsemo. Burya inkuru nini cyane igaragazwa naho wagiye, ntabwo ari aho wavuye, kuko aho wavuye baba bakuzi kwa kundi nyine kw'ibyahise, ariko aho uri cyangwa se aho ujya baba bazakumenya uwo uri we nyirizina n'ubumenyi bwawe. Tubahaye ikaze rero, mutwemerere tubanze twakire umutumirwa wacu Mama Chantal. Uraho? Muraho neza. Yesu ashimwe cyane. Yesu nahemba. Tuguhaye ikaze muri studio zacu z'Umuco Family Gospel TV. Murakoze cyane, ndabashimiye. Ngira ngo iteka dukunda kwibwirana, nibyo biranga umuco wa Gikristo, kwibwira abantu kanabasuhuza, hanyuma tugakomeza ikiganiro. Amazina ni yayandi, nitwa Kimanizanye Chantal, ndi umugore, ndubatse. Iso yakwise neza ngo nakimanizanye. Nubundi Imana yakozanye ngira ngo rumba kuba dukurikiye ngira ngo murumva akimanizanye. Yego. Mukitondere. Mukakire, mukarye kandi mukuze kazabagirira umumuriro. Imana ishimwe, dutangiranye umunezero kuko Kristo aba yabyemeye
reka rero munyemerere ku badukurikiye twanzike ikiganiro cyacu tugitangiranye isengesho nk'uko bisanzwe. yego musanzwe mumenyereye ko dutangira dusengera abadukurikiye, abazadukurikira ejo, kandi tunabasabira Uwiteka kugira ngo imbabazi ze zigwire cyane ku bantu be. yego Dushyira imbere y'Imana twanzike ikiganiro cyacu. uri Imana nziza, uri Imana y'amahoro, uri Imana y'urukundo, uri Imana idukunda kandi twitaho ku manywa na nijoro. Muri aka kanya turagushimiye, tugushimiye neza n'urukundo rwawe wadukunze turabukundwa. Muri aka kanya rero Uwiteka tuguhaye icyubahiro cy'uko tubashije kugera aha hantu mu kiganiro. Reka ubane natwe rero, utugirire neza, uduhe amagambo y'ubwenge yo kubwira abantu, ukomeze kubana natwe, Mwuka Wera akorane natwe. Uwiteka iki kiganiro abo kizagera aho kizabagirira umumaro kandi kizahindura byinshi mu mitima yabo. Ukomeze Mwami Imana rero kudufasha kandi utugirire neza, nidusozanya nawe turashima izina ryawe none n'iteka ryose. Amen. Amen. Murakoze cyane, twongeye kubaha ikaze mwebwe abadukurikiye muri Bwotamasimbi, hanze y'u Rwanda, imbere mu gihugu, hirya no hino i Burayi na Amerika. Twongeye kubaha ikaze mu kiganiro Umuco n'Umuryango, byo shingiro ryo kumenya Imana. Ikiganiro cyacu rero iteka cyadukana udushya. Ngira ngo mu kiganiro giheruka wabwiye abantu uvuga uti hari abagore batwara abandi bagore. Mu yandi magambo ngo abamarene ntabo kwitonderwa. Gute rero? Ni ukuvuga ngo ngira ngo ikiganiro twigize gukora banza aricyo nahereyeho mu mpikaze hano kino kinyamakuru. Nuvuga ngo twavuze ku bamarene, tuvuga ku bamarene nyine baba badafite umumaro munini cyane kubo bashingiye. Yego. Ariko kandi naje ndababwira ngo hari uburyo tuzabiganiraho abamarene basenyera abo bashingiye. Rero ni ukuri iyo ugiye guhitamo, ugahitamo marene w'ifoto, ugahitamo marene uzaryoshya amafoto, ugahitamo marene nyine w'isura, ugahitamo marene w'amafaranga, ntuhitemo marene uzakugirira umumaro, marene w'umujyanama, wumve ngo ubuhisemo nabi. Iyo uhisemo nabi rero hari n'uburyo uhitamo nabi, ugahitamo marene uzagusenyera akajya aryamana n'umugabo cyangwa se akanamutwara bikarangira. Rero mujye mumenya guhitamo neza, umenye ngo marene mpisemo uyu marene tuzabana muri ubu buzima bikunde, marene azangira inama, marene nazanyinjirira, marene si uzansenyera. Hari abamarene basenya rwose pe, ibyo ni ibintu tumenyereye. Hari abamarene basenye ngo bamaze gushyingira, marene ugasanga niwe muntu ufite ishyari, ugasanga gufite ishyari akumva ni warwubaka kandi byaratangiye akwinjiza muri urwo rugo aguhagarariye nka marene. Yego. Uwo marene hari ubuhamya buto waba ufite ku bamarene basenyera abantu babo, kuko abadukurikiye ubateye amatsiko. Yego. Yo kuvuga se ubundi nahitamo gute marene utaziranye n'umugabo wanjye? Yego. Ese marene nahitamo n'uwo mama yamfasha kushakira? Ese marene nahitamo nagumana ya nshuti yanjye? Kuko uburyo abamarene basenyamo ingo zabo bashingiye cyangwa se z'abana babo, ntitwakabaye dutinya kuvuga ko ari abana babo. Hashobora kubamo ko aca inyuma akamuvuga ku mugabo we, akamuteranya wenda urwo rugo akaba yarusenya. Hashobora kubamo uko kumuca inyuma byo kuryamana n'umugabo we. Urumva? Kandi akenshi guhitamo abamarene, urubyiruko rwa none bareba amashuti yabo, bibanda kuri icyo, nabo biganye, bareba bakunda kubamenyekanisha mu rushako kubo bazashakana nabo. Wenda akaba yafatiraho agatangira guteretana mbere yuko n'urwo rugo ruba. Nk'abadukurikiye sa nubahereza ishusho y'ukuntu abamarene basenya urugo, kugira ngo nibajya no gutoranya marene barebe se ndirinda uziranye n'umugabo wanjye, ese siwe mubi, ese ndirinda ko azi wanjye buri munsi, natangira kuza wanjye buri munsi ntangire kumukeka. Wagaragaza nk'iyi. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere, niba ugiye guhitamo marene, yego, hitamo marene ufite indangagaciro n'umuco. Marene
uzi apana gutoragura ibyo ubonye, apana kuvuga ngo ndangizanyije na runaka kwiga reka bari we ngira marene. Shaka umubyeyi nyamubyeyi uzi ugira umuco, ugira indangagaciro cyane. Mbese uzanubaha umugabo wawe akumva yuko ari umukwe we, akanabaha namutinya, ataruvuga ngo aramutinyuka uko yiboneye. Icyo nshatse kuvuga, muhitemo ba marene bafite indangagaciro n'umuco na kirazira. Mureke kujya gutoragura ibyo mwiboneye. Nujya gutoragura ibyo wiboneye, azaruhirika, aguteranye, akugirira ishyari. Niba uhisemo marene w'ifoto, ifoto se yagufasha iki? Urumva nyine ni marene w'ifoto nta wundi mumaro akumariye. Nta nama azaguha, ahubwo ubwe azumva nyine uru rugo ntago azaha agaciro ibintu yakoze, kuko n'ibyo yakoze ntago abizi. Niba yagushingiye ari marene w'ifoto, ntabwo nyine icyo igikorwa yakoze cyo kuba ari marene ntabwo asobanukiwe icyo ari cyo. Ahangaha rero kugira ngo ibi byose mubyirinde, kuko kuzisenya barazisenya, akakugirira ishyari. Niba hari ibyo utunze akakugirira ishyari, uyu nta marene umurimo. Toranya marene muzima ufite indangagaciro n'umuco na kirazira muri we. Ukiri aho ngaho hari wenda nuko aricyo dutangiranye, kuko twari twarakijeje abantu. Hari ibibazo abantu bagiye babaza, bimwe dusaba byo muri komenti nshaka kugira ngo dusubireho, ariko nuza kunyemerera mbere yuko utahurongera ikindi kiganiro kimwe nashaka ko twakorana ku nkuru nyamukuru yanjye ngewe nateguye idashingiye kuri ibi bibazo. Ariko ukiri aho kuri marene, umuntu arakubwira ati ese nkanjye wisanze naragize guhitamo kubi, ntagira uwo marene, unteranya n'umugabo ho kugira ngo anyubakire, aho kugira ngo aze ankosore, ahubwo akajya kubwira umugabo ibyo yagombye kunkosora. Nkaba narisanze uwo mufite, namwitwaraho gute? Natandukana nawe ko ari umubyeyi utazahinduka mu mateka, nakora iki kuri uwo marene? Ese namwiyama nk'umuntu wisanga afite umarene umeze gutyo umusenyera, yabyitwaramo gute? Urakoze cyane, umbajije neza cyane. Ni ukuvuga ngo niba wowe ubwawe wisanze ufite marene mu bigurya, nta bindi bintu byo gushidikanya, mureke. Azaba uw'amateka kuba yaragushingiye urya munsi w'ubukwe, kuko ari umunsi utazibagirana. Nta cyahinduka, ni nk'umubyeyi burya. Ni umubyeyi pe, ariko ubundi umubyeyi nyine nutanga uburere buzima. Umubyeyi nuba hafi y'umwana, niba izi nshingano atazirimo, akaba atamuba hafi, akaba atamubera umubyeyi nyine nk'uko turi kubivuga, nta kindi uyu marene mwihorere, unamureke. Ahubwo mu buzima ubayemo kuri iyi si, ndabizi neza ko utabura undi muntu w'umubyeyi uba hafi yawe. Ko hari igihe umuntu agira abamarene babiri, hakabaho uwamushingiye, hakaba na marene umuba hafi, umugira inama, hahandi wataka mbese wakwitsamura, akakubwira turakire. Ubwo nimba ashaka kumva neza, ye kubaho wenyine n'ubundi, ashaka undi muntu w'ingenzi, yumva wamufasha. Mbese ubona yuko nawe yakwira ubumarene ubwujuje, atari wa muntu uzaganiriza ngo akugira inama yo gusenya urugo rwawe cyangwa se yo gukora ikintu kibi. Ahubwo uzahama hafi yawe, akakubwira ati se ko bimeze gutya, kutameze neza bimeze gute, akugira inama tuvuga ni inama ziri bukubakira urugo, ntuhungabane mu rugo. Niba unafite n'ikibazo abashe kugukansoringa, ubashe kumva yuko nyine ibintu urimo nta cyacitse gihari. Rero uwisanga afite uyu marene, mwihorere, mureke. Ngiye nakubwira ngo mureke, ushaka undi muntu w'ingenzi mu buzima, ubona yuko yaba ari umuntu Imana itoranyije ku buzima bwawe, kandi uzakora ikintu gikomeye ku buzima bwawe. Ngira ngo abadukurikiye ibyo ari byo byose, ari n'uwaba afite icyo kibazo arimo arumva inama zawe, kuko uri umugore, uri mugenzi we, ntago bashuka, uri umukozi w'Imana wahamagawe gufasha imiryango cyangwa se kwigisha inyigisho nk'izi. Ni nayo mpamvu tutajya tugira isoni zo kuvuga n'ikintu mu izina ryacyo. Ikintu mu izina ryacyo, ndi umupasiteri. Iyo duhamagaye abantu kubigisha, biba byiza cyangwa se umufasha cyane iyo ikintu kivuga mu izina ryacyo uko kiri.
nimba ari umugore akaba umugore. Yego, hari akandi kantu gato nibutse. Hari uwigize anganiriza arambwira ngo jewe marene, nyine yari yumvisha ibiganiro tuba twakoze kuba marene, arambwira ati jewe marene ndagiranye ibibazo n'umugabo wanjye, tugirana ibibazo arangije aho kugira ngo angira inama, nawe ni gutya bivuga, aho kugira ngo angira inama ahubwo aba ari we umbwira ngo anshakire undi muntu wajya umpoza amarira ku ruhande, umugabo wanjye atabizi. Yego, ubwo amutoza cyangwa se agaragaza kumwigisha ingeso zo guca inyuma umugabo. Yego, zo guca inyuma umugabo we, gushakira umushuga dadi cyangwa se undi muntu. Niba uzumva wishimye, aho uzajya utaha nta kibazo ufite, buri kimwe cyose nyine nta kibazo ufite. Urumva uyu nta marene umurimo. Naho ngaho ba marene bageze cyane. Niyo mpamvu ngira ngo mu magambo yawe menshi uvuga marene yabaye marene, kubera ko hariho n'abagira inama abana bashingiye yo gushaka inzaratsi bakaroga abagabo babo. Se waba uri marene nyabaki? Ubundi marene nyamarene asengera umwana yashingiye, ukajya uhora imbere y'Imana. Ako sibyo n'abarokore barabikora byo kugira inama gushaka inzaratsi n'iki no mu barokore bibamo. Nibo bisigaye. Abarokore bakajya gushaka inzaratsi aho kugira ngo bajye ku musozi basenge, wenda nka bimwe tubona bi. Uko niko kuri rwose, ingero nyinshi zirahari, ni ibintu bigaragara. Ugasanga uri marene ugiriye umwana inama washingiye ngo najye gushaka ngo inzaratsi, aroga umugabo we kugira ngo akunde yubake. Ese wamusengeye? Niba uri marene, sengera uyu mwana washingiye, usengera urugo rwe, wumve urebe ko Imana itazabikora, Imana ikabubakira, ikanabubakira abo batigize banabigiramo uruhari cyane. Ahubwo ubabera amaso, upfukama ubasengera, wereka runo rugo washingiye Imana, urebe ko itazarujyamo kugira ngo umugire inama yo kuroga. Ubutaha uzadutumire wa mu marene watubwiye. Nzamutumira aze abwire abandi bamarene, ariko uruhare rw'abamarene babi akenshi narwo rugerwa n'ababashaka nanone. Nimba barimo kumva inama urimo kubagira, nibitonde mu gushaka marene, ni nko gushaka umugabo cyangwa se umugore. Yego, ukeneye ko urugo ruzaramba, uyu mugabo uko ufata igihe umusengera umushaka, na marene nawe aba ari uko, kuko ni umubyeyi wa kabiri. Nuvuga ngo nanone akandi kantu, hari uwo nzi washingiwe. Yego, umaze gushingirwa abana n'umugabo barabyara rimwe kabiri gatatu, noneho mu buriri umugore asa naho atangiye guhinduka, atangira kujya yumva nyine nta kintu bivuze, nyine bakoreza inshingano z'urugo bazikora batazikora n'ibyo. Noneho umugabo atangira kubangamirwa, kuko bari bafite marene muzima. Ngira ngo babyumve neza icyo ndi kuvuga. Umugabo cyangwa se umukwe wa marene, uri kubyumva neza? Umukwe wa marene aba ari uhamagara marene, aramubwira ati marene rero umukobwa wawe yananiye. Ahita bivuga mu izina buri kimwe cyose ibyo ari kwitwaraho nabi. Marene arangije abyuka saa 7 z'ijoro. Reba kubyuka saa 7 z'ijoro umeze nk'umusirikare uri marene muzima. Abyuka saa 7 z'ijoro ajya hehe? Mu rugo rw'aba bana kubagira inama, urugo rurongera rurubakwa neza. None uri kumva marene muzima adafite icyamaze? Afite icyamaze. Hano hantu urumva harimo nuko buri muntu yatangiye kugira imyitwarire bibi mu rugo, akenera kuyihisha ababa bamuzi. Aha hantu rero ukomojeho gatoya, abagabo nituvuga baratugwa nabi, cyangwa se abagore barumva dusa naho tubogamiye ku bagabo. Iki kibazo kirahari hanze hano cyane. Umugabo aravuga ati ngewe ndabangamirwa mu rugo, ariko simfite uwo mbwira, kuko ndakebuka ku ruhande nkabona ni wa marene we, wenda ni nawe umutera iyo mico. Ni mama we, wenda ni nawe umutera iyo mico. Mama nawe mfite, ariko ninjya kurega umugore kwa mama n'ubundi biritwa yuko nabo barazirana. Ugasanga umugabo yaheze hagati. Uriya mugabo yatsinze gute iyo ntambara kugira ngo agere kuri uriya marene? Urumva ko byatanze igisubizo cyiza. Urumva n'igihe ubona n'umumarene ukumva nta n'ibyo wamubwira, ari ingurutsi agira amagambo avuga ibyabonye. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere yari atuye amuzi. Yego, urumva niba bari babyaye rimwe kabiri gatatu, hari hashize imyaka birumvikana. Uyu marene rero yari amuzi yuko ari wa marene
yagezaho ikibazo akagira gute akagikemura. Bivuze ngo uyu ni marene muzima. Aba yari marene uri aho ngaho udafite icyo amaze, marene w'ifoto ntabwo yari kumugeza. N'uyu mugabo ntabwo yari bumugane. Ntabwo yari bumugane, ahubwo urumva kuko buriya abagabo bafite ubwenge cyane kuturenza. Niba ubwe yarabigenzuye akareba muri iyo myaka yose akabona ni wa marene ashobora kugezaho ikibazo, ubwo nyine yamugejejeho ikibazo kandi ikibazo cye kigira gute kirakemuka. Marene afata uruhare rwa mbere mu guhana umukobwa we, aramubwira ati ugomba kwitwara gutya na gutya gutya na gutya, bikagenda gutya, urugo rurubakwa neza n'izisa nta kibazo gihari. Ndumva ahantu tugeze bihura neza n'ibibazo abantu babaje muri komenti. Ndumva ahantu usa naho nyinjije muri bya biganiro nahoze nkubwira by'abantu bibaza muri za komenti, kuko tuba twabasabye ibitekerezo byabo kugira ngo tubafashe cyane ko inyigisho zacu aba ari inyigisho zikomeye zisa naho zikakaye, kenshi zinakenera no kwigisha n'umuntu muri kumwe kugira ngo urebe reality ari buzigireho. Ariko hano ku biganiro birabafasha kuko tuba tubigishiriza mu bitekerezo byabo ibyo bazanye. Ukiraho ukavuga uti uyu mudamu byageze hagati birahinduka, yego, kandi mbere byaragendaga neza. Noneho bisaba ko yifashisha marene araza asubiza ibintu ku murongo. Wenda yabwiye umugore kwihanganira imibonano, bishobora gutangira wenda ari myinshi, sinzi ntacyo ndi bivugeho. Nimba wenda byaratangiye imibonano ari mike ikaza kuba myinshi, kuko uko abantu bakura hari igihe bagenda bakenerana kurusha uko batangiye, kimwe n'uko bahararukwana kurusha nanone uko batangiye. Twinjire muri iki kibazo kibaza ngo ese ubwo ndagihuza n'uwo mudamu wumvaga asa n'ahatangiye kugabanya ibihe bye ku mugabo byo kubonana nawe, kubaka urugo cyangwa se gukora inshingano z'urugo, cyangwa se kubonana kuryamana kw'abashakanye. Nta n'ikibazo kubivuga. We yarageze igihe cyo kugabanya kuryamana kw'abashakanye umugabo we. Marene arahagoboka. Noneho hano hari ikibazo cya mbere kirabaza ngo kubera iki ingo zirimo gusenyuka inyinshi byitwa ko umugabo atagihaza umugore we mu buriri cyangwa se mu mibonano. Ubwo icyo kibajijwe natwe tugiye kukibaza, ariko twe tukibaza tugomba kubona igisubizo, kuko nitwe tuba twaje hano kugira ngo tuganirire abantu. Ibyo ari byo byose ikibazo kirabaza ngo ese kubera iki ngo nyinshi zirimo gusenyuka n'umunsi wa none byitwa ngo abagabo ntibagishobora guhaza iryo jambo cyangwa se kunyura abagore babo mu buriri, sibyo? Iki kintu ndagira ngo ugisesengureho gato tugishakira igisubizo, kuko ni ikibazo twabajije kandi tugomba kubonera igisubizo. Gishobora kumunyura cyangwa se kikanyura undi ushobora kuba yari afite icyo kibazo. Ese nawe nuko bibona, wowe uri umugore wenda nawe ubirega umugabo, ubu turi mu kiganiro ariko ibyo hirya hariya nawe ubizi. Urumva umugore anyurwa ryari? Ariko aho nanjye ndaba nkubajije, banza usesengurira ijambo bwaryo. Kubera iki ngo zirimo gusenyuka byitwa ijambo rigaragara cyane kusumbya izindi ngo ari umugabo utakinyura umugore we cyangwa se utagihaza umugore? Ikintu cya mbere ngire ngo wambajije wabihuje n'uriya mugore. Yego, urumva uriya we yasaga naho yabihaza. Uriya mugore noneho undi warabisonzeye. Yego, uriya mugore we ntabwo icyo umugabo yamuregaga ntabwo yaragibasha guhindukira. Yamubwiraga no guhindukira nyine akabifata nk'ibintu biri aho bisanzwe bitazagira n'ingaruka, ariko burya ingaruka zihari. Hari ingaruka zabaye ku mugabo. Ingaruka zabaye ku mugabo. Umugore ntiyaragihaza umugabo. Urumva umugore ntabwo yahindukiraga, ntabwo yahaga umugabo bikwiye. Yego, yaramwimaga. Bivuze ko umugabo niwe waregaga ko yimwa, adahaga. None uyu we yagaragaje ko abagore bo barega abagabo ko batabahaza. Yego, wenda ho harimo ikinyuranyo ukuntu. So ni ukuvuga ngo hari uburyo kubera icyo abagore badahaga mbese imibonano. Hari uburyo umugore iyo akimara kwinjira mu rugo, yego, bimwe bita nyine ngo n'abageni babana, ibintu bikagenda neza nta kibazo. Ukwezi kugashira, abiri agashira, umwaka ugashira, ibintu bigenda neza. Yego, nuvuga ngo aba bantu babiri bafite ukuntu babanye.
niba ari umugabo azi uko abikora akanezerwa, niba ari umugore azi uko abikorerwa nyine akanezerwa, cyangwa se n'umugabo azi uko abikorerwa kugira ngo ibyishimo bye biboneke. Yego. Noneho hari ikintu kijya kibaho cyo kuba kambivuge wenda nko ku ruhare rw'umugore. Yego. Kuba wenda urugo yarumaramo amezi 6, amezi 6, umwaka, agatangira kumva ubwe nyine ntago senda bisobanura gute, we nyine arumva urugo nyine nurwe yamaze kurufatisha byararangiye. Akumva mbese nta muntu bazigera barusangira. Yego. Uri kubyumva? Akumva nta muntu bazigera barusangira, urugo nurwe n'ubundi byararangiye, narasezeranye, narambitswe impeta, byararangiye. Sasa none ugatangira kugira gute kwitwara uko wiboneye. Ntutangire gukontorora mugenzi wawe ngo umenye ngo ese ibi bintu birakorwa gute, biragenda gute kugira ngo twese tubone ibyishimo. Ahangaha wabona hari akantu katagenda neza, ndimo ndagusubiza ikibazo wabajije. Wabona hari akantu katagenda neza, aho kugira ngo ufate iya mbere yo kugira ngo wicarane n'umuntu muganire, ahubwo ukihutira kujya kubibwira abantu bo hanze. Bivuze ngo aba bagore bameze gutya batanagihazwa n'abagabo, nta nibanga bagira ry'urugo rwabo. Kuko ikintu cya mbere iyo utinyutse ukavuga, kuko abenshi banabibwira n'abandi bagabo nyine, yagira uwo yisanzura akamubwira ati burya iwanjye biki ukajya kumuririra, abwira undi mugabo, ujya kubwira undi mugabo. Uyu mugabo niyo azaba akijijwe kanshuro 1000 azumva hari icyuburo, ugiye kumuririra, ugiye kumuganyira, nta banga ry'umugabo wawe ugize. Uyu ubwo buri kumusaba birumvikana. Ni wowe ugiye ngwino ufashe wakabyare wungane wowe wanjye kumuririra. Ahangaha rero hanyuma yaho wowe ikintu uri gukora ntago uzi icyo ari cyo. Hanyuma yaho ikintu kizavukamo nuko muzisungana, akakubwira ati duhurira aho unywa agafanta n'ibindi, ugashiduka nkugira inama ku kibazo wambaje n'ibiki. Wowe uziro turuva wasanze uri kumwe n'undi mugabo. Noneho usange ibyo wakoraga mu rugo rwawe ukirugeramo mu mezi 6, mu mezi 8, byose byamaze kugira gute kubipfa. Ukurikije ikibazo ko kibaza, n'ubundi dusa naho twageze kuri iyo ntambwe. Umugore yatangiye abiganira, sibyo? Avuga intege nke z'umugabo we, kandi ntiyaziganirije umugabo wenda ngo umugabo agerageze uburyo bwo kubikosora bavugane. Noneho yisanga uwabiganirira yabimwinjijemo koko, sibyo? Noneho izi nkuru nimba zigera ku mugabo, cyangwa se umugore agaruka, kenshi bavuga yuko umugore yasambanye, ibimenyetso bitiburira mu rugo, kuko atangira gusuzugura umugabo we. Kuno nyine wambwiye abagore bagaragaza yuko batanyurwa, batakinyurwa mu buriri abagabo babo batakibanyura. Aba yarateye intambwe agasambana, kambivuge gutya, agasambana ibyo ahuririyeyo nabyo, agasanga akabigereranya n'ibyiwe mu rugo, agasanga nta hantu bihurira. Ese kurongora cyangwa se reka tubivuge gutyo, bigira itandukaniro cyangwa bijyana n'ubushobozi umuntu afite mu mutwe. Ikintu cya mbere ngire ngo mbabwire, wenda ariyo bari butwumve babyibazeho, ariko ntabwo kurongora burya ngo ari ukuba ari imbaraga cyangwa se ari iki. Nta nubwo wenda hariho ababitekereza uko biboneye, ntabwo kurongora ari imbaraga nyine, kambivuge gutya, ntago ari imbaraga, ahubwo mwebwe ubwanyu uko muyoboye iki gikorwa muri babiri, nicyo gituma bigenda neza. Kurongora kwiza ni bya biganiro, naho uriya muhango kuvumbika n'ibindi byo bavuga biba ari bimwe n'ubusa, biba ari bimwe, ahubwo mwebwe ubwanyu uko muri buyobore iki gikorwa. Bivuze ngo aba bantu mu rugo kuko bamaze gusa naho basharirana, urumva nta bya biganiro ntibikibaho. Noneho wa mugore yajya hanze agahura na bya biganiro by'umuntu mushya kuri we, sibyo? Noneho umugabo yamara kumenya umugore ko amuca inyuma, ikirego cyatangwa, ugasanga umugore arisobanura ngo n'ubundi umugabo wanjye nta kimpaza. Nyine urumva aba bagabo badahaza abagore babo ubundi nabo tubasubireho. Ikintu cya mbere umuntu ahaga
atabigizemo uruhare nyine ahaga yabigizemo uruhare. Ikintu ngewe reka mbabwire, ntabwo nkunda ingo ziza abantu zisenyuka kuri kuko hanze bimeze nabi ntabwo nkunda ingo zisenyuka. yego nshuti zanjye ngewe iyo tugeze kuri ino gahunda ntunga intoki abagore mushyira ibintu kuri gahunda. Uko uzayobora umugabo ni nako azagenda muri iki gikorwa, uko uzanamukenera niko azabikora. Kuko niba unereka ko umugabo utanamwitayeho, ibintu utanakibikeneye, uzi kugira ngo ujye kurongora umuntu usanga ameze nko kurongora guseseka hagati y'urutare. Kandi noneho biba byagizwemo n'ikintu uruhari n'umugabo n'umugore. Niba wowe ubwawe ni ukuvuga ngo icyo ushatse kuvuga umugore ashobora guhitamo inzira yo kuba mukagatare niko kuri pe, cyangwa se kuko ubu buryo bwo kuvubura ububobere n'ubundi bituruka ku mugore, ntabwo ari ku mugabo. Nyine ahangaha benshi bari bite batubwira nyine umugore abameze nabi cyane. Ibyo narabimenyereye ko ntari yose, ntabwo ndiyo nge, ntabwo ibyo njya mbitinya. Ni ukuvuga ngo hariho abagore bari buhite bavuga njyewe mbiterwa n'umugabo wanjye, umugabo yamfashe nabi. Agufata neza iki? Umutesi Sikovi ijambo yavuze nimwaryumvishe ngo umugore ashobora gutuma umugabo we yitonda akaba yamugira umusazi. Yego ngo ashobora gusa, ni ukuvuga ngo umugore afite ibintu bibiri. Yego urumva, gusaza utuje cyangwa se guturisha ubasazi. Yego none ni gute ushobora kuvuga? Ni umuhanga cyane, ni umuhanga cyane, umubyeyi nkunda ni nkarara umudo wanjye. Nuko batarimo kumwumva, bazamwumva kimwe nkuko natwe batatwumviraga, burya batwumva ni bakeya. Nyine cyo nkunda kuvuga, abantu bahunga ukuri bakaguhungira kure. Ariko wowe niba ari wowe mugore uri mutima w'urugo, yego, ibintu nubiyobora neza bizagenda neza, ibintu nubiyobora nabi bizagenda nabi. Kuko umugasha kubana n'ibi bintu nabyo akeneye ugatuma bikenera, bitewe n'iki? Bitewe n'imyitwarire umwigizeho, bitewe no hariho nange negize nkunda kubivugaho nkumva abantu baranyirukanira kure. Hari umugore akunze kuvuga ngo abagore nimushake mwe n'abarokore n'abaririmbyi n'abavuga butumwa n'abapasiteri mwigira indaya ku bagabo banyu. Icyo abashatse kuvuga bivugitse nabi, ariko icyo bisobanuye si kibi. Bivuze ngo nyine kora buri kantu kose, uvumbura akantu gashyashya, uvumbure buri kantu gashyashya. Nugakorera uyu mugabo ntago azakuhungira kure ngo kubwira ati genda ibikoze nibi, kandi uri gushakira ibyishimo wowe n'umugabo wawe. Bivuze ngo rero wowe ubwawe wabigiramo uruhari, umugabo akahinjira hameze nko mu rutare cyangwa se akahinjira hameze neza. Ndumva ugiye ku kibazo cya kabiri, ahubwo wa mugani ngira ngo nta nicyo turi bukiganireho, kuko ikibazo cya kabiri cyarabaje ngo se nyuma y'ibyo ngibyo nyine ikibazo cya mbere ngo uruhare rw'umugore mu migendekere myiza y'imibonano cyangwa se yo kuryamana kwa bashakanye ni uruhe? Kuko twamaze kubona ko abagore nibo barega abagabo ko batabahaza, batabanyuze cyangwa se batagera ku ngingo. Ubwo iyo tuvuze ingingo bari bya byishimo bya nyuma. Ese uruhare rw'umugore kugera ku byishimo bya nyuma, uruhare rw'umugore kugira ngo umugabo amuhaze, uruhare rw'umugore kugira ngo imibonano cyangwa se kuryamana kwa bashakanye kugende neza, ni uruhe kuba dukurikiye aka kanya? Hari abagore wishakaho igisubizo akavuga ati uruhare rwanjye ni uruhe kugira ngo imibonano ibe myiza, urugo umugabo wanjye agaruke, wenda umugabo yamaze kugenda. Yego, ikintu rero tumenyereye neza bana mutwumva, niyo hagira n'umuntu nanyumva nabi, kuko nukuri ndimo ndababwira oya nakumva nabi ndarakumva neza. Yego, ni ukuvuga ngo umugore niba yinjiye muri iki gikorwa, yego, banza ubyiyumvemo, ubanze ubitunganyirize hehe mu mutwe, ubanze wiyumvemo iki gikorwa ugiye gukora ni n'igikorwa cyiza, ni n'igikorwa kidasanzwe. Ikindi ukurura ubwiza bw'umugabo wawe bwigize hafi. Niba wumva nta nibiri kuza, ubishakishe na kagahe mwigize mugira nibihe byiza, ugakurura ukazane hafi. Wabyumvise?
ushubije ikibazo kijyana n'umudamu umwe wambwiye icyo kintu aravuga ngo kugira ngo imibonano ibe myiza yego kuba atangiye kuyihaga yego ni ukwiyibutsa igihe byigize kuba byiza yego bigatuma winjira mu gikorwa urumva mu gihurijeho icyo kintu yego komeza usubiza abantu ni ukuvuga ngo niba akagahe kigize kubaho ugakuruye ukakazana hafi yawe ukakegereza umutima byanze bikunze uyu mugabo niba utari no kumwiyumvamo ako kanya urahita umubona nk'umuntu w'agaciro wumva umukunze uvuga uti kiragiye byari byiza ibi bintu urahita ubyisangamo umeze neza kandi ikindi tumenyereye neza yuko ubundi nk'imyanya ndangagitsina y'umugore umugore ugiye gukora sex ubundi bigomba kuba yoroshye ari imyanya umwanya wiwe umeze neza ni ukuvuga ngo nicyo bita ububobere yes ugomba kuba umeze neza woroshye apana kumva yuko bari bugusesiremo bameze nk'ari gusesera mu mabuye ahangaha iyo ukuruye ubwo bwiza nyine ukabwegeza hafi yego iyo ukuruye ubwo bwiza ukabwegeza hafi bivuze ngo wa mwanya wawe urimo urawutunganya ahangaha rero uyu mugabo najya kwinjira muri iki gikorwa azakinjiramo wumva ibintu ubirimo neza we wamaze kumwakira ni ukuri uko uyu mugabo azaza akabikora kose wamaze kubyiyumvamo gutya ibintu bizagenda neza ni ukuvuga ngo akoze icyo gikorwa yagera ku byishimo bye bya nyuma cyane rwose kandi mu gihe gitoya kuko abahanga bagaragaza yuko ubundi kuryamana kwa bashakanye cyangwa se imibonano yego itarengeje iminota 7 iba yujuje ubuziranenge yego ariko abandi ngo basigaye bakenera za 40 na 50 ngo bakajya kwidoroga wowe impamvu ibaze nawe kujya kwidoroga niba ugiye kwidoroga bivuze ngo nyine ko abashaka kunyura se uwo mugore we hariho n'uwo bashaka kwidoroga ntanyurwe bitewe n'iki gikorwa ni mu mutwe iki gikorwa gitegurirwa ahubwo ugasanga umugore ahise arambirwa noneho n'imijinya ikaza n'intambara zigatangira cyane rwose umugabo ntarimo kugera yego gusoza igikorwa kubera ko yidoroze umugore nawe hariya ubushake kubera ko atigeze abyishyiramo nawe ntabishaka ahubwo harimo kubabara no kubabazanya waruzi neza ko hariho umugore wenda abantu barabyumva gutandukanye n'ukwanjye ariko hariho kwa kuntu ushobora kugirana ikibazo n'umugabo wawe uko muri babiri mukagirana ikibazo noneho bikaza gusaba ko umugabo ari bugukenere kugira ngo iki gikorwa kibeho yego ugasanga uramwangiye wowe uracyafite ya mijinya ugasanga ufite ya mijinya uzi ko ushobora kumwemerera ubaye uri umugore nyine uzi ubwenge kameze gutya ushaka no kubaka urugo rw'ukuri yego abo nibo badukurikiye ahubwo ni nabo uyu mugabo niwemera ukamuhindukirira ugifite ya mijinya yego ni ukuri pe iki gikorwa nagitangira wa mujinya urashira ntabwo ariko babizi ariko uyu mugabo iyo atangiye igikorwa uwo muntu umufashe uyu mugore aracyababaye cyangwa se aracyarakaye kandi umugabo iyo yatangiye gutekereza ku mibonano burya n'ubwiza bwawe buba bwamaze kumusubiramo aba yatangiye kumva umugore ibitekerezo byagiye ku mibonano n'imijinya yarangiye n'iki ariko abadamu ngo mwebwe mukunda kwiyegereza cyane imijinya kuruta ibisubizo ibibazo cyangwa se kuruta ibisubizo kuba dukurikiranye rero byo birasenya noneho uyu muntu wagiye mu bujinya umugabo akaba amusabye nawe akaba yumva nyine akeneye kuzuza inshingano ze yakwigarura gute muri iki gikorwa cy'imibonano kugira ngo yishime nawe bimushimishe ikintu cya mbere ni yiyumvemo imbabazi mbere na mbere atazisabwe ni mugabo Yesu we bagone mudukurikiranye ngo ngiki vuga ko kabo uzabona ugusaba imbabazi none haratwisha rero ngiye ko nzisaba ubwo nyine ni wowe ko namugabo usaba imbabazi ariko ndakubwiza rero abagore basaba imbabazi abagore ahubwo twe dutegetswe kuzisaba kuko uri mutima w'urugo uba ugomba no guca bugufi ngo nta mugabo babwire ko nta mugabo usaba imbabazi kugira ngo umugabo muzagirane ikibazo aza gupfukama imbere ngo mbabarire niba umugabo wagusaba imbabazi nyine nibyo niko ateye ariko ntuzategereze yuko umugabo azagukorera ikosa akaza babaho batasaba imbabazi uko niko kuri umugabo cyangwa bazisaba mu bundi buryo imbabazi ze ziba mu bikorwa
imbabazi ze ziba mu kurongora, imbabazi ze ziba mu kugufata neza mu bundi buryo, imbabazi ze ziba mu kuguhahira, imbabazi ze ziba mu bindi bintu. Ariko nta mugabo witegure nimugoroba turi bujya ahantu burya bayagusabye imbabazi. Uko niko kuri rwose pe bukajya gusangira gafi. Abagabo basaba imbabazi ni 1%. Hari umwigisha wo mu Tanzania nakurikiye ayigisha imiryango avuga ngo nimba wa mugore ushaka kubaka urugo ukabona ushinjije umugabo wawe ikosa ukabona yubitse umutwe we tugarukiraho ako kanya umenye ko yamaze kugusaba imbabazi kuko ngo nurenzaho irindi jambo ryakosa yagukoreye rahita rihindukira ribi ryawe we mugore. Niko kuri umugabo agushinja ikosa kandi abizi neza anabizi neza yuko ari irye ariko akakwereka ukuntu ari we wabikoze. Kandi koko kugira ngo wumve umugabo ni ukugenda polite we buhoro wabona hari aho yumvishije ukarekeraho ukamuha umwanya kuko bo ngo bakunda kwisubiraho ariko ngo tujya dutekereza ukavuga uti koko nari mutse yari yaha yisubiraho mu bitekerezo. Nyine hari abagore usanga bavuga kugira ngo umugabo wanjye ngo nakajya asaba imbabazi ngo kube ugasanga bakajya muri mpangara ngo uhangare ubayeho uwarasaze ubayeho uhangayitse ngo umugabo nagajya gusaba imbabazi. Icyo kintu cyo kutagusaba imbabazi kigatuma ugubwa nabi mu rugo. Na hantu uzasanga umugabo anategetswe kugusaba imbabazi. Cyakora nasanga ngo na mwuka wera kandi hariho nugira mwuka wera pe ntabe yagusaba imbabazi kandi umwuka amuriho ntabe yagusaba imbabazi ahubwo imbabazi ze zikaba muri bya bikorwa. Ahubwo icyo numva abagabo basaba imbabazi mu buryo bw'ibikorwa ni mu bikorwa cyane cyane ko ni byinshi ku bagabo biba mu bikorwa cyane kuruta ku magambo kuko amagambo asa y'abagabo n'ubundi na bya bindi bya sheri ishushu bishirana n'agahararo iyo yamaze kukugeza mu rugo yumva afite inshingano zo gukomeza kukubeshaho mu bundi buzima bya n'ibyashira ahubwo byagombye kwimukira kuri wowe washobora kuyimwita mu buryo bwo kubyinirira. Hanyuma reka iminota irimo iragenda ntabwo iri buduhire undi munota umwe wenda hari akabazo hari icyo washaka kongeraho hari akabazo nashango dusozanye nako nimba wabanza ugasobanura wenda mbere yo kukabaza kandi kantu gatoya ni ukuvuga ngo niba abantu bafite amakimbirane mu rugo ko murabizi ko ibi bintu birakaze amakimbirane mu ngo bimeze nabi barimo kwicana reka nibwirira abagore kuko umugabo we ntabwo uzabona aza kugucira uyu mugabo ntiwanamubwira uri umugore ngo umwemeze. Ni ukuvuga ngo rero ku bagore badukurikiranye ndahari nanjye ndamusenye uyu mugabo cyane ku bagore badukurikiranye niba uzi neza ko ukunda kugirana amakimbirane n'umugabo wawe mu gihe ubonye muri kugirana amakimbirane uvuga nawe akavuga nawe ukavuga teri ya mbere uvugire muri kwa kuvuga kwanyu uce bugufi wigerekeho n'amakosa utakoze umubwira uti nyamara burya ndi mubi ndi n'umunyabyaha rwose nakoze ikosa naemutse mbabarira uce bugufi. Uyu mugabo nazaba ari umugome kashuro 1000 azakubabarira ibintu binarangirira aho ngaho ariko barahangana umwe agahangana n'undi agahangana iminsi 3 igashira icyumweru kigashira umwaka washira bakicana. Kandi akenshi mu by'ukuri ntabwo umugabo mu kuremwa kwe ajya akunda kwegereza umutima cyane amakimbirane yagiranye n'umugore ubundi ahita bisigaho ngaho cyane niyo agarutse agaruka ari mushya. Rero we mugore iyo utangiye kumwakirira muri ya makimbirane mwagiranye mu gitondo agenda uba wamaze kukica. Chantal ati wowe utegera umugabo ku ikosa yakoze uba wamaze kwisenyera uba wamaze kukica cyane. Noneho hari akabazo ka nyuma nshaka nanjye wenda ndibukwibariza utwanjye cyangwa se ndibugufashe kunenga abagabo kuko ukomye urusyo burya ngo akoma n'ingasire ariko se buri ingasire ninde urusyo ninde mu bashakanye. Uyu mwene data arabajije ngo ibyo ari byo byose ibibazo uko mubyumva ninge wabitondetse ariko narabikuye muri comment z'abantu nabibajije mbitondetse mu buryo bikurikiranye babitanze mu buryo butandukanye. Akabazo kanyuma mu bibazaga ko nagize akanyuma ngiye karavuga ngo hakorwa iki ngo habeho kunyurwa kw'abagore. Ese niki wagira inama ubwo ngira ngo dusa naho tugiye kugira inama abagabo. Wowe uri umugore sibyo uravuga mu izina ry'abagore batanyurwa
sibyo? Noneho hakorwa iki kugira ngo aba bagore barekarama cyangwa se mu manza byitwa yuko badevorushije kubera ko batanyurwa n'abo bashakanye, hakorwa iki ngo banyurwe? Ni amasengesho menshi. Yego. Ese ni ukwidoroga, abagabo bajye gushaka za droge, bajye bidoroga, cyane numva ngo hari droge sinzizi, nta n'umugabo ndaganira nawe wazikoresheje. Yego. Cyo kora hari umwe wigize kumbwira ko